Ndagushimiye cyane ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Peter Nzaba, Imana iguhe umugisha. Niba warakanze subscribe uri umuntu ukomeye cyane, niba kandi utarakanda subscribe ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Kandi wibuke no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona videwo tubashyiriraho. Uyu munsi rero tugarutse ku bantu bafite imbaraga mu kiganza. Tugiye kurebera hamwe uko isanzure ifata umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza. Isanzure cyangwa cosmos cyangwa energy z'ikirere ifatwa nk'imbaraga cyangwa ibihe bihinduka bigira icyo bihindura ku buzima bw'umuntu hashingiwe ku bimenyetso bifitanye isano n'umubiri, cyane cyane ku bice by'amaboko n'ikarita y'imiterere y'umuntu. Umuntu ufite igice cy'ukwezi crescent mu kiganza akenshi kiboneka hagati y'urubavu rw'igikumwe n'urugingo rwerekeza imbere ku ruhande rw'imbere rw'ikiganza. Abafite imyitwarire n'uruhande rw'umwuka spiritual energy rukomeye. Uko isanzure ifata umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza. Akundwa cyangwa arengerwa n'ibihe by'ukwezi. Iyo ari igihe cy'ukwezi kubura niyo umuntu aba asa n'ufite imbaraga nshya, ubushobozi bwo gutangiza ibishya. Iyo ari igihe cy'ukwezi kuzura full moon ashobora kumva afite amarangamutima akabije, inzozi cyangwa ibitekerezo byimbitse biza cyane. Isanzure riba rimuganisha ku kwibaza byinshi no guhinduka. Cya kabiri, ashobora gufatirwa n'ihinduka ry'imvura cyangwa ibihe. Imihindagurikire y'ikirere, imvura, umuyaga, ubushyuhe ishobora kugira ingaruka ku mitekerereze ye n'imibereho ye y'umunsi ku wundi. Abafite ubusabane n'ibintu bisanzwe bibonwa n'abantu nk'iby'ikirere, harimo n'imirasire y'izuba n'iy'ukwezi. Cya gatatu, ashobora kuba afite impano yo kumva ibintu mbere y'uko bibaho. Abafite igice cy'ukwezi mu kiganza bagira icyo bita intuition ikomeye, bumva ibintu bitavuzwe, batanga inama zireba kure, bashobora kumva uko ibintu bizagenda mbere y'uko biba. Icya kane, isanzure ribagirira nabi iyo bataruhutse cyangwa babayeho mu rujijo. Iyo babayeho nta gahunda cyangwa bari mu mwijima w'amateka yabo, isanzure rishobora kubagusha mu guhangayika, inzozi zibavangira, kwigunga cyangwa kudatekana imbere. Cya gatanu, isanzure ribahumuriza iyo bakora ibihuje n'umwuka wabo. Iyo bibanda ku by'umwuka, isengesho, ubuhanzi cyangwa gutega amatwi ibyiyumvo byabo by'imbere, isanzure ribaha amahoro, imbaraga n'icyerekezo. Niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza ugirwa inama zikurikira. Icya mbere, gerageza gukurikirana igihe cy'ukwezi new moon, waxing, full moon, waning, kuko gishobora kugira icyo gihindura ku mubiri wawe n'imitekerereze. Cya kabiri, senga cyangwa utekereze cyane
cyane cyane nijoro, kuko igihe cy'ijoro kiba gifitanye isano n'ukwezi, kikaba ari cyo gihe cyiza cyo kongera imbaraga. Icya gatatu, jya uba ahantu hatuje kandi hari ubusabane n'ikirere, nko ku gasozi, ku nkombe, mu biti, kugira ngo isanzure rigufashe neza. Ndagushimiye cyane ko twabanye muri iki kiganiro, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana, twubake umuryango mugari wa Peter Nzaba.